ndashaka dutore uyu ni Mutesi Jolly ngiyi modoka murayibona ni hari yakuru ngiyi modoka murayibona simbi imodoka murayibona ninde watwemeje kurusha undi no tubwire ninde waguzije modoka kagurwe buja uwakuguza gutwara sane ndakuboroka okay sawa bamuginga kingende se urashaka kumenya umutungo wa Mutesi no waguze uje kubaza ariko so wagiye kwasa uri kubaza ngiye ntabwo Mutesi muvuze sheri ndakubaza washanowe urambaza iby'imitungo ya Mutesi Jolly nabwo amafaranga uri modoka jewe na Mutesi Jolly turakuretse gato ndakubaza jewe na Mutesi Jolly turavukana mwavuye ku mubiri we ngo yakoresheje ishinya ngo afite ishinya y'umutuku muvuye ku shinya ye mugeze ku kibuno cye ngo amaguru ngo barayongereye muzava ko n'igitsina bacyongeye ukunda Mutesi Jolly Mutesi Jolly ni igiki Mutesi Jolly ni igiki Mutesi Jolly she's nothing mu buzima bwanjye ntabwo nera kumutereta nta kintu niki na kimwe gishobora gutuma njya kuri gatirinyo ya Mutesi Jolly never ntacyo but when she doing good I will appreciate tubishyiraho comment tumuhindaboze ejo nakotora akavuga ubugori cyangwa akora ibintu bibi tuzamutwika no tubwire ninde waguzije modoka kagurwe buja uwakuguza gutwara sane ndakuboroka okay sawa bamuginga kingende se urashaka kumenya umutungo wa Mutesi no waguze uje kubaza ariko so wagiye kwasa uri kubaza ngiye ntabwo Mutesi muvuze sheri ndakubaza washanowe urambaza iby'imitungo ya Mutesi Jolly nabwo amafaranga uri modoka jewe na Mutesi Jolly turakuretse gato ndakubaza jewe na Mutesi Jolly turavukana aya masaha akoze amanyanga namushumika simple as that mwirwa mubwanuka imodoka ye noneho ceceka gato Godfather ukunda debeni Godfather wanga coach Gaere ubu ngubu birwavuga wowe coach no Godfather ceceka gato barabasi ya burase gato shut up ceceka no wumvi ni wakritse mbabare urakomeza mbabare ndakumyutinga kuko buriyo ushatse kuvuga gutyo ibyo n'ubanarize bw'abantu binjiji babarangwa birirwa mu tikutiki yongiye mu ma comment badashobora kuzana ngo bafesinge bambwira ubugoryi uretse nawe nyine ko washize bityo ukaza kumbwira ubugoryi nobody can even try to face me to tell me that nonsense. Listen to me carefully. Nobody ibi nabivuze kumva ku munota wa mbere niyo mpamvu ubona ntawe marana nawe kabiri. Nobody iki kintu cyakabaye sinzi n'impamvu nkamwe mu nkurikiye dore ikintu cyakaberetse ubwo Godfather ni netre ntajya afata side jyana n'ukuri ni ibibazo bya Emmy na Bruce Melody. Emmy Kinege. No, don't go. No. Ntabwo nkwemerera. Ni igihe cyasaga ya Element na Coach Gaere na The Ben. Ibi bintu bibiri byakaberetse ni igihe cya Mutesi Jolly na Shanita. I go with the truth. That's why I don't have any friend. Abantu bose baza bakanta bakagenda. Brother, don't go far. No. Tega amatwi. Iyo ukoze ikiza ndagishima wakora ikibi nkaguha nyoko. Period. No, turashaka kumenya ninde waguze imodoka ya ziba gato. Ni wowe uzanye ibintu nk'ibi. Iyo ukoze amanyanga ngo hanyoko wakora ibi nka commutinga. Ntabwo mfata umwanya. Ntabwo ngende ari wowe ntabwo ari Godfather. Kuvuga ngo Mutesi Jolly ni igiki? Mutesi Jolly ni igiki? Uramuvugira cyane. Kavugisha ndi uri burenge mvuka muri Kongo Mutesi Jolly avukiye Bugande mpurira he nawe. Ariko I do appreciate mu Rwanda. Tega amatwi mvugira ngewe ibikorwa byiza ndabivuga no ko nyumva ibi bintu ngo ninde waguriye Mutesi Jolly imodoka uri muzi. Okay, sawa nta kibazo. Mutesi Jolly amaze iminsi yubatse etage nini cyane. Yego muvunyi we. Buretse gato Godfather. Yakoze umubiri muvuga ku mubiri we. Nta kibazo. Oya. Sande. Okay, uretse gato Sande. Nabaguze ibyo bintu ikibazo ufite. Ndashaka kubaza Sande ndakubaza hano kumubaza. Sande. Mutesi Jolly izina uretse gato. Mutesi Jolly afite imyaka ingahe? Wenda wayimenya. Ntabwo myiza. Ariko uretse gato. Ngasi. Wumbe wabwangatiwe. Mutesi Jolly uretse gato ndashaka unsubize. Reka manza n'umukobwa wanjye hano. Mutesi Jolly mugomba ntabwo muri ubuzima. None mbarere mumve. Ariko Godfather be serious. Ko ibintu very danger. Be serious. Cyaza rero kungana nawe washyizemo icupa birangora. No nta kibazo. Ndi kuvuga Mutesi Jolly. Abanyarwanda babonye yaguze imodoka ya miliyoni 400. We ku giti cyawe wana postinze
uyita ngo ni miliyoni 200, iriya modoka kugura miliyoni 400. Sande byonyine no kuvuga ntabwo uri mu kanwa. Ntabwo uri ruri kuva mu kanwa. Oh, okay. Uretse gato twemere ko umukobwa wa Serwiri manza wumve. Twemere ko umukobwa wa Serwiri arakoma papa. Arabikora mujye mwemera urukumva nyine abakanda nzugi cyangwa imbura mukoro barasigara amafaranga yakuye mukanya maze ko yasambaniye yakoresheje igitsina cyanyu yakoresheje igitsina cye. Sande ko bari kuguha ntuceceke Sande ngangwe no suhuze baraguhaye amafaranga imodoka yakuye he aho yakuye hose yayibye. Dore mwavuye ku mubiri we ngo yakoresheje ishinya ngo afite ishinya y'umutuku muvuye ku shinya ye mugeze ku kibuno cye ngo amaguru ngo barayongereye muzava ko n'igitsina bacyongeye niba mwarakibonye mute ubu koko niki mutaravuga mwageze mu kanwa cye muhakorera isesengura muzajya no kuri nyababyeyi muzayisesengura kaka kagabo kibugane kavuze ngo rega ngo dura kuvugana kuri Mutesi ngo kuri Pastor Mutesi turi gusesengura nyababyeyi ye bro narazetse. Sinigeze kumva se bavuga no ku mavuta ngo yisiga. Mutesi urabazi mwonge uretse gato mwasesenguye akanwa ka Mutesi Jolly ngo yashizemo ishinya y'umukara mwasesenguye amenyo ya Mutesi Jolly mwasesenguye amaguru ye musesengura ikibuno cye uretse gato musesengura uruhu rwe ngo yaritukuje none mugeze no muri konte ya banki nayakuye amafaranga ariko genda Rwanda wagoro kubera kamodoka nka kariya erega igihugu gitera imbere none se kambabazi iyo mpamvu igihugu kizaba nka Singapore igihugu kizatera imbere gute kizahera mu baturage bagira ibyakasa mutwe nka biriya mureba bakora ibintu bidakorwa n'abandi kuko amafaranga agera mu baturage mukwaye munakirite mamu reka nkubatse ikibazo urabizi ugiye kuri Google ukavuga ngo abanyapolitike bo mu Rwanda cyangwa umuntu Google abanyapolitike bo mu Rwanda umuntu uhembwa amafaranga menshi urumva ushyizemo na perezida wa repubulika bro usibye showbiz ahangaha reka nkubaze paretse gatoya aho ngaho mubera injiji mufata abantu ntimubarenze umupaka wa Gatuna kandi Mutesi Jolly tumubona ari mu Bwongereza ari ahantu henshi hatandukanye ari kumwe nande ceceka gato Coach Gaere ko tubona apima amamiliyoni none uko ari umukire kiwerewere hanyuma mwagiye gukora itohoza uburyo yabonye amafaranga ye turabizi yarayakoreye yego yakoze reka amabwiza ukuri kubana n'abanyarwanda njye mbona nanjye gukoresha ijambo ribi ariko biragoye kubana n'abanyarwanda uretse gatoya kuki ugiye muri Coach Gaere twari kuvuga muri Mutesi Jolly no nashaka kuguha urugero si umunyarwanda nta banyarwanda dufite bapima miliyoni kandi batari mu Rwanda ibi ngibi ni ibintu kubera ubujiji mwumva ko no kubera umwamamaza wumva ko sinzi muri kandi biraza kurangira twanya oya ntabwo twashaka mbashaka okay Jessica yarayakobokeye amafaranga y'icyuzi bro Mutesi kwimana Mutesi amafaranga y'icyuzi yarayakobokeye sibyo Jessica mwese gato njya mubwiza ukuri akanga namubwira ngo reka ni sawa mwese mwandike ngo amafaranga y'icyuzi yarayakobokeye akora iki yego ntabwo ushinzwe kumenya amafaranga akora icyuzi ninde wakimuhaye urukumva amafaranga y'icyuzi yego amafaranga y'icyuzi yarayakobokeye bavandi yarayakobokeye amafaranga y'icyuzi ngo na niko Jessica amafaranga y'icyuzi yarayakobokeye no kuri kwimana amafaranga y'icyuzi yarayakobokeye Mutesi Jolly ari hejuru cyane arasetsa Deona rwose uyu mwana w'umukobwa ni mwiza aracyari muto afite amafaranga afite inzu njye ntabwo njye nemerana n'amafaranga y'icyuzi ibyo ni ibya nyuma umva uyu muntu ari indaya oya avuze ngo iki Sande uvuze ngo
oya oya reka mwumve muvaneho uruhu waravuze ngo ko numva birakariyemo se kandi atabirakariramo aha bagira ngo ya modoka bayivanye mu mutungo wanyu kuko Mutesi Jolly adashobora na nyirakuru adashobora kukwemera wagiye ubireka mwana wagiye ureka ibyo bintu game over wagiye ureka ibyo bintu ukajya uvuga ibintu uzi rwose Mutesi Jolly ntawe nzi uretse gato ko muri kwisakurisha gutya kwagiye Miss Rwanda reka manza gure gikundira amakuru mfite ngo agiye kugura Rayon Sport murajya he none muri ya kwagiye kugura Rayon Sport yiko ese Godfather abantu babonye yaguze iriya modoka bakavuga ngo Jolly ngo agiye kuvuga Rayon Sport ngo yayi agiye ninjye wazanye igihe none se Sande uri gushaka kumbwira ngo aka kanya uhuye na Mutesi Jolly wazifungura turiya dushumi ko kutuvugishije nazanye iriya live mwabikoreyeho urashaka kutubeshya hano koko nabibonye nari ndi kubireba ngo umwana agiye kugura Rayon Sport papa manzi ujye ngo Mutesi Jolly ni umwamikazi w'igitsina gore cy'u Rwanda ndanze ngaho ziba reka kubaza ikibazo nanjye kubaza ariko we divine vana mutwe oya Godfather divine vana mutwe ni mwiza afite ubwenge azi gukora umugore w'icyerekezo umva bana muvamo Godfather mbore nkubaze sense njye sinzanya bana n'abakobwa b'abakene mbore nkubaze umukobwa bita Gicanda ariko sane ndakubujije iki gatoya ntabwo ari hano sane ntitukavuge mandre kumuhamagara ariko sane sinkavuge Mutesi Jolly nguzana abandi nguzane abakobwa bakiyoza kava kuri Mutesi Jolly rega Mutesi Jolly keretse umbwiye ngo ninde waguze iriya modoka agafoto ke ko kari kukuzengereza mu mutwe uretse gato abana b'abakobwa baraba successful abagabo b'abatindi bakaza kubashyiraho comment no sense aho ngaho arangiza gusa ubona Mutesi Jolly ninde mugabo mwemere umwana yabemeje zuko nta mugabo urazana modoka n'umugabo manika amaboko uvuge ko Mutesi Jolly ari umwamikazi manika amaboko nk'umubyeyi nka nk'uyu mama ndamukunda cyane pe uyu mama boss lady ingo oya winaka wowe Mutesi Jolly banza uvuge ko ararenze byarangiye we ararenze turabizi none wowe ukora iki hano njye ndikorera ku giti cyanjye nyine okay ni bangahe ku munsi abaki abakiriya hagira inkuru n'umunwa wo kuyibara sande agahinda karakwishe none najye unjeho agahinda kakwice Mutesi Jolly ararenze wikwirirwa wibaraguza uza kunyataka kuko ntabwo ndi muri level ya Mutesi Jolly ararenze hoshi uretse gato kanya urumva umeze neza uretse gato Sande aravuze zamura Jessica ndamukumbuye nuko yumvishe ko nari ku ruhande rwe okay Sande urashaka ko tuvuga iki Mutesi Jolly ndashaka ko tuvuga ko Mutesi Jolly ari umukene uragakenwa nawe reka nkubwire abanyarwanda wenda ikintu ngiye ntemera kimwe urukumva bro Mutesi Jolly urukumva nawe nyine nuko ubundi ntabwo yagombaga kugira modoka ngiye yonza kuba nkawe ariko rero vuga Mutesi Jolly ntabwo uri bunyatake numvise iyo feeling about it kandi feeling yawe nayumvise uvuga na mutapinge abantu ko mutagutapinga screen mwuka byarama Godfather neza n'imbaraga zawe no twemere ko numvise uvuga na Kejone I was there uvuga na Kejone I was there aho hari uje avuga ngo baberetse ngo niba imwana Sande ujire kubona ubwo bukora iki bro okay sorry ni nk'ibintu kuvuga ndi gushaka kubiconnectinga nkabibura nkasanga uri mu bintu okay ya mubwira ikintu nzana ibyanjye se
Mareka nkubwire nkagusobanurira ikintu kimwe. Urabona aba bakobwa bacu muri showbiz bakumva nibo bonyine urumva, ariko cyo twemera ko we need this girls kuri standard bariho, urimo kumva kagare genda urebe ntuza ese kuri kuvuga uriya ku buryo n'umuntu ndakubwiza ukuri ubuzi Kigali urambwira ko imodoka ari bwa mbere igeze Kigali. njye niko nabibonye Ntabwo ariko biri. No, ariko nta muryango agira ni umukobwa. Uravuze? Ni umukobwa nta muryango agira. Ukoze ntabwo rero aho ngaho niba udashobora gukontorora umutwe wawe niba wanatsinze gerageza gukoresha amagambo ntabwo wowe no s'il te plaît ntiwinjire mu muryango w'umuntu wowe umuzi gute urinde ujya kumwana mu bako kutagira umuryango. Inde? Nta soni. Inde? Wowe urinde uva ku muntu atagira umuryango. Nyine inde? Man, sometimes you have to control your words. Nyine who? Waravuga ngo n'umuhungu nta muryango agira. Inde nyine. Kandi uko wakigwana se byari tukaziba ntabwo ari byo bro. Stop. Yeah, okay. No ibaza ari kuvuga ngo ni umukobwa nta muryango agira. Nta soni. Stop. No ese ni umumama. Stop. Ni umumama. Nakubwiye. Hari n'imiryango ifata imodoka zirenze n'iriya urimo kunyumva bakazigurira abana babo. Urimo kunyumva? Hello. So urabyumva niho nkubwiye ngo we ninde wayimuguriye? Ndi kukubwira none icyo abanyarwanda bashaka kumenya. Abanyarwanda baramushinzwe. Ninde wayimuguriye? Akurebaho iki? Wayimuguriye? No, ari muri showbiz turashaka kumenya ni hari abanyarwanda bakwandikiye bari kukubaza ngo aho yayikuye cyangwa benshi cyane. Ushinzwe iki? Uri umuvunyi? None se bazi kuziranye nawe? Oya uretse gato wowe uri umuvunyi. Ndi umunyarwanda. Uretse gato. No, ndi umunyarwanda ukunda showbiz. Mutesi ni umukozi wa leta wanyagije umutungo wa leta. Mutesi hariya ninde? Ndi kukubaza ni umukozi wa leta none ngo yanyereje umutungo wa leta barashaka kureba niba atanyereje umutungo wa leta. Inde? Mutesi Jolly. Ntabwo muzi yanyereje umutungo w'igihugu ku buryo ntabwo muzi uwo nguwo ninde? Yaramujye muceceka. Okay. Ese uhise wibagirwa izina rye nonaha? Inde? Kumwe bikisande. Uhise wibagirwa izina ry'uwo wavugaga abanyarwanda bakubajije? Ari kukubaza ngo ukora iki wowe? Nyine ukora iki? Mubwire icyo nkora Sade. None se kayicyuzi ntarayabona ninyabona nzakubwira icyo nkora. Ubu ngubu ndacyari hagati nk'ururimi. Niko. Arabona yicyuzi na Mutesi nzahita nkubwira icyo nkora. Urumva? Ese difa. Kuki Mutesi yahawiye cyane? Nta kintu na kimwe kidasanzwe ari ikintu ugomba kumenya sibyo? Ku rwego rw'aba bakobwa urimo kunyumva ku rwego rw'aba bakobwa ni ibisanzwe ushingiye kuki aya matora nzoyagarukamwe nanje nazanye iwanje imodoka ya Mutesi Jolly byonyine amafaranga igura niba koko ari ayanyaye ku madeni kandi babazishyuye umva njyewe ndi kureba ku mafaranga. Godfather we wafatira ideni ry'imodoka ngambo bigende na sheri imodoka ya Mutesi Jolly niba koko ari iriya $400,000 imodoka iruta yarenze Mutesi Jolly ya boss lady yemvuze nti ntabwo noja muri ndera afite imodoka iruta ya ariko reba nka mu gitondo nguzi iyo modoka ingana gutyo igahita ikora accident nahita nsara. Ibitekerezo by'abatindi we ndavuga kuri njye ku gitekerezo cya nahita ndwara umutima Godfather wosanga atarimo umutindi mugabo atazi gutwara neza. Reka tugomba ariko abakire nti muri abantu ngo Nera Jessica urandangiye ngibyo kuri revo ngezemo n'ahantu ngeze hano kwa Godfather ngiye guhindura imodoka nzagaruka ndikubereka imodoka yatanje. What do you think about 400,000
I don't think nothing. money, man. It's too I don't much, think man. about things that I don't own. Why would I wake up thinking about what people own? No, that's what I'm asking. What do you think about Thank this you. woman? Se wowe uratekereza amafaranga y'abandi kubera iki watekereje iyo umuntu atekereje kwisumbukuruza ni ukuvuga wowe Deona ubwo biba birangiye ugushaka Ikibazo rero abana ba Godfather baravuga papa. Hello. Okay. kujya kwisumbukuruza mu modoka y'aba badamu ubashaka iki ko iyo modoka nta nuko bazobaha lift kuri kimwe muri ko turavuga. Jessica. bararenze mbabarira wimvanga muri aba bakirekazi mbabarira bamfite aho ngarukira. Jessica, reka mvugane na Nera. Yes. What do you think? What do I think about what? About 400,000. No, hold on. No, ariya madorari ni I don't wake up thinking about what other people's achievement. I only think about mine. No, not kibazo. No, it's okay. It's showbiz. Tell me, what do you think about? I don't participate. No, in this. abantu bose bari kumwita ngo ni Queen of East Africa. Ntabwo bari mu Rwanda. And as in her own right, she is. Because she's getting like ntukajye utekereza ibintu utari bushyire mu bwonko bwawe utekereza ibiri hafi yawe. Umuntu utekereza neza atekereza ibiri hafi ye yarangiza agatekereza ibyo azakora ejo hazaza. Mbabarira wikwivanga mu mamodoka y'abandi, wikwivanga mu mitungo y'abandi. Reka mbaze wamubonye ubita Isimbi muretse mbere gatoya muretse mbere dukomeze ikiganiro uyu Isimbi muretse gato mwihangane gato nguyu Isimbi uyu no mudamu w'umunyarwandakazi nguyu ari yakuru muretse gato nguyu Mutesi Jolly no mukobwa w'umunyarwandakazi arimo kunyumva hanyuma nguyu Sande no mugabo w'umunyarwanda. Okay, ngore ku mugabo w'umunyarwanda abaze Nera umukire ariko narumiwe Godfather ndabyemeye waretse nkabaza umukire uba mu mahanga witwa no banyarwandakazi bitangaje kurusha ibindi. Ubundi kera abadamu bicaga mu gakoro bakaba by'abantu bahuriye urimo kumva bakavuga kuri success z'abagabo bro urimo kumva bakati wamubonye rujugiro wabonye gukunda igitsina none uyu munsi abagabo basigaye bakora ibintu byadanje igitsina gore abagabo tukaza muri bwebwe tukaza mutangwa kwaza ngo ni ndatsimodoka birenze ngo no Nera I know you in showbiz. Muyango we namuvanye muri aba Muyango we uretse gato. The owner, can I ask you something? No, you know what we are talking about. Umuntu wese ashobora kuzana ibye. You know what we are talking about. Can I ask you for a favor? Yes. Can you call me out in this conversation? Ninatunga muzobimenya muzobibona. Merci. Okay. Twibaza uburyo rero twabona amakoyini. Tuve mu mitungo y'abandi tukora ibyo tungana nabyo. Ngo can I call you what? Call us? Okay. No, hold on. Reka tuganire ku makoyini harya buriya uretse gato. Aravuze ngo Nera mureke tuganire ku bintu bifite aho ibintu bihuriye karangiza ariko Godfather Nera uri twakwikiniye jya mutukaba muri ibi bintu kwikinire game ibintu wora two bivamo gago tuve mu mitungo y'abandi. Ikibazo rero reba banera nabatindi noneho ntabwo dushaka kujya mu mitungo y'abandi turajya kuyimaramo iki ko atari Jolly yabakanze banera bacanganye naribi nashaka nkange njyewe no ni Jolly yabakanze banera